Hello, my people. This is Stacy. And Nana, Turabashuje mu izina rya Yesu, abakunzi bacu bose. abakunzi badukunda Umva, cyane twari tubakumbuye kuko. badahima kutuvugisha Mutwandikira inbox, bagakora subscribe, like, share. Yewe mukanaduhamagara mukatubwira ko ibiganiro byacu nukuri tubashimira cyane pe. Imana ibaha umugisha mwinshi. Naho dukomeje kubakira. Njye hari abantu bambwiye ati ubu ngubu urugo rumeze neza. Muri mu gukora deliverance kuri cyane cyane twasenzeraga twege kanca tugisengera cyane kandi imitima ikomeza ikorwa mu izina rya Yesu. Komeze yorohe. Uyu munsi rero nana umeze utese. Oya ndakarishe cyane ya. Ndakarishe. Guys, ikirere cyambaye ikirere. Gripe komeje kuba gripe ariko ndi kumwe imiti. Shago katangawizi inshuti yanjye. Katangawizi karabikora. Uyu munsi batwaje kubwira abakunzi bacu ko siga dukora decoration. Yemwe muduha akazi. Inyarugenge mu mujyi twambika abageni tukabadekorera bagasa neza. Abageni bashaka kuba smart, abageni bashaka ibirori byabo biryoha. Nta byindi byo kujereza. Byo kujereza nta kujereza. Ayo byirungu. Muze mutugane yemwe. Mutwandikire kuri iyo nimero iri hasi. Muduha akazi nimukaza mwimana akazi. Ako se bakatwima gute nuko dukunda. Oya niba kazatwima akazi. Dukunda cyane Nukuri mutwandikire abantu bashaka gukora ubukwe mutubwire tubategurire ibintu byiza cyane. Rero uyu munsi rero. Fire. Umva inkuru y'uyu munsi. Manza nanjye nonge kwaza nkanywa amazi. Ukanywa amazi. Ndakubwiza ukuri ntabwo byoroshye. Oya ntabikoma ya. Nukuri. Amazi. Kuvuga ngo dufite inkuru hano ariko mbere yuko dutangira iyo nkuru ndashaka abatwara ko abantu bakomeje gakundege indirimbo noneho nimushaka nimukaza murega hano ho muhanzi uhora cyane kandi gaje gahunda yanjye gushimisha abakunzi banje takindi nukuvuga ngo nukubashimisha iyo ndirimbo ga none ibafasha igenewe babantu baza bakaja mu manyanga kamagira ngo bakagenda handi bishe bakavuga ngo kera ngo nyamara ijisho ry'Uwiteka riba riri kubareba katwara turimba ko karirimbo kuko bisanzwe cyo dutangira ikiganiro Jega ndomobeka uyu munsi noneho twazanye akavuga ngo ku mugaragaro niho byashizwe byose ibyo ukora wihishe niho byashizwe byose ibyo ukora nijoro niho byashizwe byose hajya agataro ka kabiri n'ibiki nageze mu mahuriro y'inzira nsanga ibyawe biranditswe nasanze yawe tuziranye numva batangiye kukumbaza nababwiye ko nkumva ariko ntarakubona icyapa kikuranga kiboneka hose mu gihugu imbuto zawe wera zisomwa na bose mu gihugu uzi ko ari nakavuga ngo bona mu bihugu ngo duhanye imbibi nabo barakuzi bazi nezina moya mirimo yawe myiza yose ukora bona itera abandi gukomera ngo ariko imirimo yawe mibi ukora itera abandi gusubira inyuma no mu bindi bihugu ubuzwi ni ukuvuga ngo abantu bacira birarura ibintu ntabwo byoroshe none umuhanzikazi kagato kubaza turi ibyapa bisomwa n'abantu bose ni ukuvuga ngo iyo ukoze imirimo myiza kubera kuri capa itera abandi gukomera abantu bakakwigira ariko ikoze ikibi hari n'ukuntu rero mu bantu uba icapa c'abandi wowe ukaza ukora ibyiza gusa hanze ku mugaragaro bakureba ariko imbere ariko buriya data wo mu ijuru ari kukubona urinda abagoye mu rugo rwawe warabazonze ntawe uhumeka kandi hanze n'ubundi kuriya nubwo ubikora hariya mu rugo bizaje hanze kandi bireka nkubwire umuntu wese wibwira ngo uri umukristo udafite ubuhamya mu rugo rwawe ntugire ngo mu rugo rwawe nibataguhamya ngo uzaje kubwiriza hanze reka buriya ikanisa rya mbere na Bibiliya ivuga mu wawe mu rugo banza utunganye iby'iwawe ubone kuja kubwiriza abandi hanze ibyo kwirirwa ubesha abantu Imana gayo kirakureba ni kumugaragara kwirirwa ubesha abantu ngo uri umukristo ukaja aho ngaho hanze
hanze ukaba icyapa cyo hanze ariko mu wawe abantu barapfuye barahwereye nubwo ndi guseka jewe rwose abo bantu zambagirira impuhwe pe birababaje inkuru irababaje tugiye kuvuga ni ukuri hari umuvandimwe watwandikiye umukunzi wacu hari ikiganiro twigeze gukora urumva hari n'ikindi twakoze cy'imiryango umuntu ahita twandikira ati mureke naje mbabwire ibiri kumbaho muri ino minsi aratubwira ngo afite ikibazo mu rugo rwiwe sibyo mesaje ndayifite ikibazo cy'umugabo afite umugabo we bamaranye igihe kinini banabyaranye gatatu bafitanye abana urumva ariko kandi uwo mugabo afite akazi keza n'umugore arakora mbese bameze neza ibona noneho bafite ubuzima hari ukuntu ushobora kugirana amakimbirane na mugenzi wawe bitewe n'inzara iri mu rugo nta bushobozi mufite muri gupfundikanya ibo rero ibyo gupfundikanya barabirenze urumva nawe iyo bafite amafaranga bombi ariko twakoze ikiganiro cy'ubwanza turi ukuntu abagore batanga ubwanza jesi sinzi ko ari n'abagabo b'ubwanza bahaba hari abantu hajya bavuze ngo we kuri umugabo ubwanza bamuta gute sebwanza guys none se ni gute umugabo umwanza ngo muri kumva ngo bamwita sebwanza umugore ubwanza ni nyabwanza ni gute umugore w'umunyabwanza ubwo umugabo ni sebwanza none oya ahubwo ni umugabo w'umunyamwaga ngira ngo umwaga n'umunyamwaga umugabo w'umwaga sorry abantu bazi ikinyarwanda baza kutubwira umugore iyo bavuga ngo umugore atanga ubwanza umugabo we ameze ati twavuze ko ari umwaga sinzi niba arizo baraza kumwaga ibintu nk'ibyo noneho umugabo wiwe urumva bose bafite akazi ariko umugabo ntiyemera ko umugore akora inshingano ze zo mu rugo kandi kuri Imana ijya kureba umugore n'umugabo nuko yarizi ko umugabo afite inshingano ze n'umugore afite inshingano ze yagiye mu mama kugiye inyuma ya cya kiganiro aratubwira ati umugabo we niwe uhaha Jesus kurumva akava ku kazi agahaha urebe umugabo aje gukatuza inyanya ugafata agafuka ukaja guhaha mu isoko byagenze gute ba papa we byagenze gute umuntu w'umugabo ufite umugore ntarwaye wenda umugore arwaye pe birumvikana cyangwa wenda ari bizi mwana byumvikanye sibyo uragiye kuraje gukatuza inyanya kuraje gukatuza igitunguru kuraje gukatuza karoti n'amashu na dodo uzuvuga ngo we bampeza wa mugabo tubuze icyo tukubwira ni ukuri tubuze icyo tukubwira Imana igenda ikubabarira akaja gukatuza ibyo byose kandi umugore ari mu rugo mbese ntatuma umugore yakora inshingano ziwe kurumva icyo kibazo noneho icyo si ikibazo umugore ngo aramubwira ati se data we niki cabaye cyagenze gute kuki utazureka ngo uje guhaha ngo yeye ngo uzuhaha neza noneho ngo akabamubuza noneho wumva agasha yamukoreye umugore buri munsi akamubwira se wowe ntuzamva isoni kuja mu bandi bazaza bakubona bari abagore uja guhaha uzengukana udufuka uri gukata kandi gatesi habagamo ko udufuka wigisima na kitari gisima uwo mugabo aratuzi rero niko uzutwara igisima akajya umugore akomeje kumubwira ngo amubwira noneho uzaza uja guhaha noneho uje guhaha umugore yaje guhaha yakwaka umugabo amafaranga umugore yava guhaha ariko natangaye ngakamamo yaje guhaha intogi inyanya nyine umuntu kuki umugore yaje guhaha ibyo mu rugo bisanzwe ngo akigera ku muryango bakamubwira ngo se ngo wahashe gute umugore akamubwira ngo sinzemeye ngo zana fagitire mu izina rya Yesu fagitire y'intogi EBM y'inyanya sinone ndatangaye ngo karamwaka fagitire ya EBM yo mu ntogi turaseka ariko birababaje nuko turi kuvuga birababaje cyane akuriya mugabo afite dayimoni uteye EBM ya karoti pa kandi afite akazi afite n'amafaranga niyo utabona yafite wewe ese we yagiye guhaha bazayimuha fagitire iwe gaye yaramenyereye guhaha bakamubwira umugore weye ibyo wahashe sinabyemeye ngo akamamwaka EBM mu ntogi yeme abacuruzi bazatubwira mu ntogi nta EBM haba uwo mupapa reka tubimubwire mu nyanya nta EBM bazaduha mu mashu kuja kwaka umugore mashu ngo yaguze amashu na za dodo igitunguru imiteja EBM umugore aramugatewe njewe kandi umenye ko ari umugabo wamaranye imyaka myinshi ntugiraga ngo n'abageni ni bakuru noneho akamubwira ati yewe ntabwo bazatanga fagitire
ngo IBM ati ntayo bazatanga mu ntoki n'umunyanya ngo niba ntayo bazatanga ugereza nayo yandikisha intoki bandika ku gapapuro za zindi za fagitire wandika n'intoki zitari ku mashini barabona abazimu kurumva ivyo bintu n'abazimu ayaye uyu mupapa ni gahebuza papa w'umwaga ni gahebuza uwo ni umwaga Imana igenda igusange je nagize ubwoba noneho umva ikindi rero uwo mama yatubwiye yanditse aravuga ati noneho ivyo gazo narazihanganiye urumva ivyo zose ni ukumunaniza kugira ngo atazongera kumubwira ngo baje ku isoko urumva umuntu kwaka IBM mu ntoki wayo yayawe IBM oya agafuka k'isi urumva ivyo si ikibazo ujya mugabo akaba amaje kuza agahaha inyama yamara kuzihaha akazibara bakazikata yazibara bamara kuzikata umukozi agateka bamara guteka bakaronga kamaze kwa umwaruye zingahe no ndacecetse mbuze ico vuga turafatanye faya abazimu bashye mana yanje niko pa mbega dayimoni zagenze gute mana imbabarire n'ukuri ndi guseka kandi birabaje kwa mudamu yanditse ari kurira n'ukuri oya akubiri sereye birabaje akajya kubara inyuma ngizo baruye akazimenya kandi gafite abana batatu akavuga buri muntu wese agenda ajya inyama umva barangiza izisigaye abaza umubare izisigaye ibeshega urabona kujya ubwira n'abantu badufasha mu nzu sibyo ashobora kugendera mu gikari akirira nawe kuko umugore ntiyoza kubwira umukozi umugabo wanje ngo yavuze ngo oyaye hari igihe cyangwa n'igihe umwana ushobora kugenda akaba yanakoramo nta gitangaza umuntu ufite umwana mu gitondo ngo akibyuka ataje ku kazi ngo azacumbisha mu gitondo ahubwo uyu mugabo ahubwo pa ufite inzara pa ese ni inzara mu buzima umbabarire ko mbivuze nta nzara afite oya none afite aba ari inzara afite dayimoni yanjye abadaperi bazavuga ngo bari wasajya niba niki afite dayimoni nyiri wasajya ntabwo barangiza turi guseka ariko biri seriye nuko bacecura abazita bacecura nukuri turi guseka ariko nukuri umuzimu baramukecura bakamukura urumva umuzimu atarafata isafuriya ariko yewe niko pa umuzimu agafata isafuriya wowe nukuri yese ko turaseka ariko ndatangaye njyewe nari nziga ngo umuntu ugira ubwanza ni umugore naho umuzimu gufata isafuriya mu gafuka k'isima uri umupapa mukuru ndababaye cyane sibyo nubwo turi guseka gutya ni ukuri birababaje bamaraga guteka inyama ntibageze iriya hirya barariye bararangije baranduye izasigaye bazi umubare wazo arazirota izina rya Yesu niko pa mu gitondo namwe murebe ikiro murebe ikiro cy'inyama siga tuvuge ukuri ikiro cy'inyama n'abamama bazi batubwira ikiro cy'inyama umuntu ufite abana batatu akaba n'umugore akagira n'umukozi sibyo ngo ikiro cy'inyama ngo zirariye ngo zirasigaye ngo mu gitondo bakavuga ngo mucumbire bazana izindi nyama izindi mboga bose za nyama ziri hehe ngo ndabizi hari inyama zitatu God forbid fire izina rya Yesu Yesu we fire turazivuze turacecuye nukuri kabaze kariko kiragize ubwoba izina rya Yesu abazimu bashya bagahita bavuga ati ngo dore uko urareba gute kandi ngaza atuka umugore wiwe akaba umusuzugura mwene uwo mugabo urumva abaciriritse cyane ni wa muntu usuzugura umugore we akamutesha agaciro akamumara imbaraga zose akamwangiza mu marangamutima ku buryo akwereka ko ntacu umaze ku buryo nawe hajya iyo udasenga ngo wigire icyizere usikaruka ukavuga ati koko cyangwa nyine ndi igipfu cyangwa nyine nta bwenge ngira sibyo kubera ahora kuri n'irya jambo nta kintu cyiza umugabo mubonamo urumva ngahita amubwira
uko urazana intoki ngo za nyama ngo hari inyama zitatu papa we uri mukuru wati inyama gute ngo hari inyama zitatu ngo ziri hehe umugore ati simbizi umugore we nta nubwo bayibutse ko zaraye kare zitatu ati simbizi ati wenda ukuntu abakozi bari ngo baziriye gute ngo ndavuze ngo zizi ngo induru ikamuvuga ikamuvuga muza akavuga ngo umugore we ngo nta kintu yitaho ngo ntaki umva asa agasha noneho ngo bazanye imbuto kugira ngo utegure imineke ugafata inanasi ugakatagura twa tuntu n'inanasi ugenda ukatagura utuntu dutoya wotameroni bakamashira hari abakage n'abana izisigaye ngo z'amazibara seriye kandi ntabwo ari igipindi iyi ni true story akamabara ngo haraye utunanasi dutanu yes ngo haraye ngo wotameroni dutatu mu gitondo kare bagiye gucumbaga ati muzane kwa tubuto twasigaye umugore ati situye ati abakozi baturi haraye inanasi zitanu nazibonye ayiwe nasuwe umva nkubwire wa mupapa we ijuru uzaryumvira mu matangazo ni ukuri kandi ngo kandi noneho ngo ni igisirimberi ngo bazaba gukubitamo sente igisimberi ugatuta imbere uza usirimba gute wabaze warayibara inanasi na wotameroni ni ukuri turakubuje ibyo ntabwo ari byo niba hari umuntu ufite kamere uwo mupapa mbese bibiliya banze musome ndayiguheza amazi zana tugira ikibazo zana dusome igipande c'abagalatiya umuntu usohoye bibiliya mu muntu reka tumusomere bibiliya wenda azazumva ni ukuri kandi kino kiganiro imana imbabarire kimugereho kiramugeraho dusome mu bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 ngasome tayito imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka turasomaho gato turavuga imirimo ya kamere dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi gusambana gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwiremamo ibice baturekeraho iyo ni imirimo ya kamere uriya mupapa rero kamere yose arayifite kandi reka nkubwire icyantangaje naje gusanga kamere neza imirimo ya kamere biravukana byombi ni ukuvuga ngo ni ibintu bimeze kimwe ise n'umwe nyina n'umwe sekuru n'umwe kuko uzi uvuga umuntu kubera azi kamere imirimo yiwe aza akora ya kamere yiwe akavuga niwe wavuga undi nawe yabyumva kubera ko bahuje wazayega n'umwe wababyaye imirimo na kamere biravukana wayibyaye n'umwe nyina n'umwe ise n'umwe na sekuru n'umwe wasigara uvuga ikintu kubera ko iyo mirimo ya kamere uzikora akavuga ngo nije bavuze kandi atari bavuze uyu mupapa rero turi kumubwira umva nkubwira ukuntu afite imirimo ntubasha ko imirimo ya kamere ngo arimo gusambana muri make ngo uwo mupapa nubwo ubona gutyo umugore we ntazasohoka kandi umugore afite akazi ngo iyo yagiye ku kazi kandi abagabo bateye gutyo azahamagara buri kanya ngo uri hehe yatongana bakaba bamubwira ngo ubwo wagiye mu bagabo kurumva umugabo agashijira umugore ngo yagiye mu bagabo ngo wagiye mu bagabo ngo kubera ko ngo watinze reba kugukorera ibyo bintu kuko waza EBM mu ntoki no muri za karoti urumva ayiwa bagura umugati ngo ntaza kuri undi mugati ni penkupe kubera irabarika yego ngo bakamavuga ngo buri muntu arajya tubiri ngo isigaye mu gitondo umuzane ngo hararayemo utugati 3 natubonye urumva noneho ngo arangije umugore we ngo yapfa kugera yatindaho gato ngo wagiye mu bugabo ngo nta handi wagiye ngo aragenda azengereza umugore wiwe amutera stress noneho amuteranya n'umuryango w'umugore umuryango w'umuhungu akamabwira iwabo ko umukazana wabo ari ikirara urumva ari indaya urumva akabwira baramukazi be abwira bashiki be umugabo abwira bashiki be uwo mugore ngo ni indaya ajya mu bagabo yaramunaniye sibyo ni umuntu w'igifu utagira ubwenge udasobanutse agashaga kabiri kangahe nyamugabo CBM amafagitire naho ni mbese aba mu bicu
kubwira gute ngo ikintu yanga kubona ijipo yanitse ku muhanda. mbese bico yanga ijipo yanga kuyibona, ijipo tikazanye cyangwa imuca iruhande. Mbese niyo yabona ijipo yanitse, nshatse kukubwira ngo ndakumva cyane, niyo abonye n'ijipo yanitse mu gipangu paka banze yinjira mu mamenyo y'ijipo ayanure, urumva, kandi akabishinja umugore wewe, akamushinja ngo niwe ndaya, sibyo? Niwe ujya mu bagabo, niwe niba biciye kabiri kangahe ngaho ateye umukobwa abandi nda arabyaye, wa mugabo reba guhangayikisha umugore gutyo, ukamuhagama, umutera stress, ukamubuza amahoro, sibyo? Ukamwica mu marangamutima, ukamwereka ko ariko yemara ikintu uzantekereza suko nk'abo bantu Imana barabahuje gute. Reba Imana ikaguheza umusaraba nk'uwo, ukaza nese umuntu agashaka gupfe mushakanye mubibara nk'imyaka 25, urumva, akakwica ubuzima bwawe bwose, yarangiza upagani. Nta muntu w'umukristo iwe ntabwo ijoro azajya amatangazo, sibyo? Nta mukristo wakora ibyo bintu, ubwo ni bazafata microphone rwose bahamagara, uzabyumvira. Arangije arabyara, wa mugabo ateragera umwana, bamuzanira wa mugore bari umurera. Umvaga none agasha kabaye, uzi wabo umuhungu bamavuga, umva mico ukuntu igoye, bamavuga bamatanye kudefanda wa muhungu, ngo nubone ngo impamvu yateye inda, ngo turabizi musaza wacu ngo ntago ari uburara, ngo ahubwo n'umugore wamunaniye. Urumva, umugabo baramuhemukiye, agiye no kubyara hanze, amuzaniye n'umwana aramurera, ariko tujuru baracadefanda wa mugabo w'umunyamafuti. Urumva, bakamurambaraho famiye yiwe ngo umugore ngo niwe wamunanije, kandi ari kirara yaramunanije. Se kuki umugore atazanye umwana? Yego da, kuki wazanye umwana, atari wamuzanye, kandi aho uva mu mugore uhora umushinja ngo ni indaya, ngo ni indaya, ko ari we wamuzanye. utobona udashaka n'ijipo yanitse ku muhanda, unazanye n'umwana, ntunatuje, n'ubu ngubu ntunacecetse ugatereka ntuze basi, mbese afate muca anasaba n'imbabazi, mbese anasaba n'imbabazi. reka zisaba gute se? Mbese yasaba imbabazi gute? mbese bari kumva n'intama, kandi nyine yumva ko umugore ari we kibazo, nyine mbese no kujya muri abo bagore akanabyara ntacyo bimubwiye, kuko ahita avuga ngo ni umugore watumye agenda, ngo ni umugore utamwitaho. Bakwitaho se uru ruhinja? Abantu bajya bareka kuba abanyangeso mbi, sibyo? ngo nurangiza witwaze mugenzi wawe, ugiye uwigize mayinja, urumva, wigize igitangaza, unaniwe kwihana ngo ukizwe, kubera ko ubutinya ko hanze sosiyete hanze iri kukureba. genza mbona bene abagabo nibo baje mu bagore nyine, none se nyine wumva tiyazanye batuje batuzera abagore babo. none hano urangiza ugenda ubesha abantu ngo umugore yakunanije, uragenda urabyara, sibyo? umugore yakunanije bagenzana umwana. Ese no kuvuga ngo rega n'izindi ngo zose ntabwo ari perfect, ese yo ko ntacyo umufatiyemo. yego niba ari n'ikiraro umugore ko nta kimenyetso. ni ukuvuga ngo rero abantu bagende bihane, bakizwe, bamenye Imana, sibyo? noneho umva mubwire icisha rero uwo mugore rero ibyo byose akabikora, maze haza abantu bebe ni sheri umugore akagira ngo arahaguruka, ujya reka kwivuna sheri, bebe reka kwivuna. noneho ngo haze abashitsi bakavuga, wa mugabo Imana igende gusange, urigahebuzwe n'ure na Yesu. ngo haze abashitsi biwe, abashuti babo bafamye baza kubasura, kugira ngo ajishe y'amaso y'abantu bari kumureba. urumva, bari kumurebaga kuko hanze ga bazi ko ari abantu beza, bazi ko ari urugo ruryoshe. mu nzu asaba EBM z'intoki koje akantu mu buzima. urumva, arangije abantu bazaga kumusura bakamavuga yewe, bari bahariga abashuti biwe, bakababaza umugore agitavuga, uya wumva sheri, ngo njye sinashaka kurusha umugore wanje, gusa sinashaka kubabaza umugore wanje, ngo nta mpamvu yo kuvuna umugore wanje, ngo njyewe ngo ndamujyana ngo mu gikoni, ngo ya umugore wanjye ntabwo ajya mu gikoni, oya agahita akamatanga komande delivery yayindi vuba bakama bazana inkoko ibiki hanze ga, bakamagira ati yo mbega papa keya, mbega umugabo ugira keya, niyakora sikavuze ngimbuto zawera zisoromwa bose,
mu gihugu ku mugaragaro niho byashizwe uri byose kubyikora gutyo hari isi iracari kugushakira ibirungo iraje gukaranga hari umunsi bizaje hanze byose ibyo kujijisha kurajijisha abantu kuratujijisha ugakora amanyanga ngo hanze ngo bakuzi neza ngo batakubona ngo kuratanga za delivery ngo ntushaka ngo kurusha bebe wawe waramugize umucakara mu nzu n'utwa n'umucakara urumva umugore atagihumeka urumva yenda guturi ku mutima ukirwa ujijisha abantu hari umunsi bizajya ku mugaragaro nta banga ari kuba mwiza bagahita avuga we ngo delivery abandi gahanze nawe reba kuvuga ngo ariko nshuti yawe baraje bavuga ngo muje guteka yawe naje bangire neza umugore waje siza mufuna sinshaka kubona umugore wanje mureke ifite ifaranga afite kandi ifaranga zamubwire ngo ifite ifaranga muvuga icyo mushaka baba birabati bagira bazanire ariko umugore ntaje kuvunika ntaje mu myotsi abana ko umbega umugabo ukunda umugore sha urabona sha bamwe bakaza bifuza ati cyaduha sawa inyatsi wasajya nukuvuga uyu mugabo ni inyatsi mana yanjye we imana imbabarire ariko wa papa we wanteye ubwoba pe none rero bavandimwe nuko isi imeze y'ubu isi imeze nuko imeze y'ubu ingo zifite ibibazo ingo zirarushye mana mama turakwihanganishije wowe noneho wagize ikibazo gikomeye nibwo bwa mbere nakumva iyo sitori kuva nabaho hari igihe umuntu ashobora kuba umugugu ntaguha amafaranga yo akaguha ubusa ariko uba ukaraje kubara inyama mu isafuriya ukaraje kubara za penku ku migati umuntu mukaryama mugasinzira ahubwo se nibwo tubasinzira we sizo navuze ngo zorota inyama ukabyuka wakananasi ngo hasigaye dutanu ngo za nyama zitatu ufite n'abana watermelon yewe ni ukuri mama genda wihangane genda usenge n'ubundi warakomeye rero komera cyane usengera urugo rwawe uko nyine niko imana yabonye ko ari wowe ushoboye kukigerageza uwo musozi niko data yabonye kuri imana igenda iheza umuntu ariko hari ijambo nigishije kare Antoine Tosser yavuze pasiteri aravuga ngo buriya ngo nubwo mwakena cyangwa mukajya mu bigeragezo ngiyo ubonye winjiye mu bigeragezo ngo ujye umenya ngo ugiye kwinjira mbese mu ishuri ry'umugisha ubwo imbere ni heza ari byiza iryo ni ishuri uwo mumama rero akomere imana dati musange imana dati mukomeze n'abakunzi bacu muze mumugire inama ingo zifite ibibazo satani yahagurukiye ingo satani yarahagurutse ubu yararakaye nta mikino afite rero abantu bagende basenge cyane imana iturwanirire kandi imana namwe bashoboze uyu mumama wowe kora cyane ukore cyane n'ubundi imana yaguhaye n'umugisha we afite n'imana aranakora pe rero n'umukristo n'umumama n'umukristo cyane komeza usenge buriya imana ifite uko izabigenza kandi hari umuntu wavuze ngo muzajye gushaka gusenga waba uri mu muhanda waba uri mu gikoni waba uri muri dushe waba uri mu cyumba udusenge kandi mukuri kuhari pe njyewe ikintu nje kubwira abapapa n'abamama inama natanga ku giti cyanjye nubwo ntari mukuru cyane abantu bagenewe n'inshingano zabo washatse umugore ngo agire gute none se urumva icyo asigaje si ukuja ku gisebe shehe niko numva none se icyo asigaje ni iki none se ko numva ariko ikibazo umugabo aje kubisa nicyo asigaje cyose uzigize pa none se niba umugabo ufite umugore w'umukozi umukobwa wize ufite akazi ke wikorera urumva noneho ngo kandi noneho wumva ikibabaje wa mukobwa mbwiye yarahembwa amafaranga yose yahembweho akamaha wa mugabo yemeye mu ntoki ngo karakiranukaga noneho ngo yarangiza sheri umugabo ngo akamwima n'itike imujana ku kazi naratangaye muri iyi si bakamwima tike wa mwana ngo ni imfura kananga guseba hanze urumva ngo yamwubashye umukobwa ngo yakwibesha yagura n'umwenda umugabo yaramubwiye ngo iyi myenda yawe uzoyifata yose mitwike iyi myenda yose uri mu kugura iki kandi uwo mugabo akambara cyane uri umugabo ngo azayitwika rero reka mbabwire ni ukuri abantu bagende bareke kwivanga mu bintu byose urese n'inshingano zawe papa inyanya si izawe karoti si izawe inari na puwaro si izawe izo zo kuja gukotuza ibishimbo za sereri isombe gukoresha guhurisha umuntu w'umugabo umugore atarwaye urumva genda ubireke ibyo bintu rwose biteye isoni rwose ugenda ubireke mugende umugabo umenye inshingano zawe nk'umugabo uri n'umutwe w'urugo
none se ko wowe uje kuba umugore ube n'umugabo umugore wawe arabiki buri wese amenya inshingano ze nta mugabo wagiye gukatuza mu isoko woje ayo umugore wawe yarwaye pe atari gushobora kuva mu nzu ariko umugore agihari kandi umugabo agenda akizwe kandi iyo umutwe warwaye ingingo zose zarwaye cyane niho rega bipfira urumva ni wowe mutwe w'urugo niba ari wowe Imana ibagira icyizere ngo ube umuyobozi w'urwo rugo umuyobozi mwiza kubana na mugenzi wawe si ukumukandamiza ese uko umuntu muba mumaranye imyaka 20 n'ingahe niki uba ushaka ngo bigende gute anasabe n'imbabazi mwige kubabarirana muganire uho umugore wawe umwanya uho umugabo wawe umwanya mugende muganire ku bitagenda mu rugo kandi tese ntaguciye mu ijambo tugiye gusoza bagende baganire abantu bagende bumvikane bashyire hamwe Imana iba yarabahuje mukomeze mufatanye muri byose ariko buri wese agenda amenya inshingano ze rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza mukomeze mumere neza ubuntu bwa Yesu ukomeze ubane namwe ciao ciao